Saint Valentin ngo numunsi w'abakundana yego ariko ngewe ntabwo mwemera kubera iki kubera ko buriya umufasa aravuze ngo l'amour n'est pas dangereux mais pour toujours urukundo ntabwo ari rw'umunsi umwe rw'imisi yose rero ngiye mbona ahubwo bakwiye guhora muri icyo kirere nyine uriya mugabo niba ari wagize uruhare nk'uko babitubwira mu mateka ko yari umupadiri noneho abantu bagahora bafata abantu b'igitsina gabo b'abasore bakabajyana mu ntambara ku rugamba muri biriya bihe irema bari bafite intambara nyinshi barwanaga noneho bagafata abana b'abasore b'ibyiruka bafite imbaraga akaba bajya ku rugamba kuko ku rugamba ntibakoreza y'abasaza noneho kubera ko abantu benshi b'abasore babaga bashiriye muri izo ntambara bakajyayo kurwanira igihugu bituma ibintu byose naho gukingira babihagaritse kurumva abakobwa bagumyaho n'umusore n'umukobwa bakundana bashaka gushakana bikanga kubera ko wa muhungu ari ku rugamba Valentin rero aza kugira uruhare rwo kujya gerageza gushyigikira rwa rukundo rwa babana kugira noneho abantu bashaka kubana babane rero niyo mpamvu bamwitirira nyine Saint Valentin umunsi w'abakundana ni ukubera ko yajya ashyigikira urukundo rw'abo bana kugira babane bakomeze bakora umuryango rero ngewe urwo rukundo ntabwo ndubara ko rwo kwiriye tariki ya 14 gusa ahubwo nge nakabaze ku rukundo rw'abantu bakundana rwakabaye igihe cyose hari n'abasore n'abakobwa bagiye bishwanira mushumba ugasanga umusore abahungu murakundana cyangwa umuhungu abasore bari indobo ni benshi ceceka se umunsi tuvugeho noneho ugasanga umuhungu aratuje Saint Valentin yagira akajya akibuka burya ko afite umuntu akunda kavuga ndagusohokana ndaguha impano ibyo byose yagiye bikora no mu kindi gihe urukundo rw'imisi yose ntabwo rw'umunsi umwe kandi urukundo burya mushi rurakura rurarerwa nk'uruhinja urukundo hari igihe rugwingira rukarwara bwaki rukarwara ibintu byinshi urukundo barurera kandi rurakura rukeneye ibirungo rukeneye kwitabwaho rero hari umuntu wigeze uvuga Scovia Mutesi yigeze avuga icyo gihe ndabyibuka wanza ari kuri Saint Valentin yashize aravuga ati ubu rero ati uyu munsi kuri Saint Valentin yari buzabejo ati ubu ngubu twitegura abana bazavuka umwaka utaha benshi twitegura abantu bazakuramo ibibazo bitandukanye ati kandi ejo mu gitondo buriya imodoka zizabyuka ziri gutunda ibihuru babijyana indubu zandabo baba batanze aravuga ati ariko se biriya bintu mwagiye mubitekerezaho neza ufashe ururabo rw'ibihumbi 10-20 yego guhereza umukunzi wawe ikintu ntabwo ari bibi ariko kubera ko bashaka bajya bakoresha zino zidahita zisaza nibwo buryo bwiza kuko hari no kugaspira mushumba indabo nanjye ndazikunda pe ndibona bakunda indabo uri inkunda ntungu ururabo waba wakishe rero ariko ushaka kureba ururabo ushobora guha umuntu rwiza ku buryo atari rwa rundi rupfa rw'umunsi umwe rwa Isagenique buca ajya kujugunya rwa rurabo akajya ahora narureba avuga ati kuri Saint Valentin mwaka ushize shere wanjye yamaye iki atari ibintu buri buke ajya kujugunya babijyane induba babijyane muri puberi kuko bihita binibagirana rero icyo gihe kandi mushuza kandi nabonye kuri ya munsi ubu hari umuntu ushobora kwikokora akikokora n'ururabo rw'ibihumbi 100 akaruguha kandi ntazi niba wariye ntazi niba afite n'amavuta yo kwisiga ntazi niba n'umwana wawe minerivare yishyuye ntazi niba n'inzu yishyuye ahubwo akaza kuko ngo ari kuri Saint Valentin akukumuye ibintu byose n'agasare bimwe uri bunajugunye rero abasore bajye batekereza kwaka kantu n'abapapa bari mu rukundo mujye mutekereza kwaka kantu mbere kuvuga ngo ujyanye umuntu muri Saint Valentin mujyanye muri hoteli wishyuye fagitire 100-200 wishyuye fagitire 50 umekinga shwa ko wa muntu ujyanyeyo yanariye cyangwa se mu rugo ntarakandi kabazo afite kuko ubu kimukeneye nibwo yishima kurusha uko ugenda ukamugura ibiryo bingana umusozi hariya agataha mu rugo wenda ari bunatahe no mu kizima nta muri ruhari kuko buri ibihe bihora bihindurana ntabwo buri gihe umuntu ahora afite ese abagabo nibo bagomba gutanga bonyine uribarije niyo mpamvu ngo gukundana ni igikorwa ngirana ni igikorwa gikorwa n'ingirana gukundana iyo haje hiyona inyuma burya bivuga ko ari reciprocité mu kinyarwanda babyita ingirangirana bivuga ngo ariko mushu iyi ntambwe ya mbere gukundana ni umugabo ugomba kwitera bwa mbere kubera ko biri iravuga ngo umugabo akunda umugore wawe umugore nawe iragutegandukira umugabo bivuze ngo biri tubwira ko abagabo bagomba gukunda twebwe noneho abagore twabona rwa rukundo wa mugabo yadukunze tukaganduka bivuze ngo intambwe ya mbere ijyanye n'ibintu byo gukunda ni umugabo yitera naniyo mpamvu umuntu w'umugore ashatse gutangiza igikorwa mbere akaba mastermind y'urukundo ibintu birapfa arasuzugura ibintu birapfuye tubona nyine ubu n'igitsina gore ari uri kumanajinga ibintu by'ibyo rukundo ukabona birapfuye biba byiza ko abantu b'igitsina gore bicara bagatuza noneho mastermind ari we mugabo Imana yahaye ubutware bwo gutangiza igikorwa cyo gukunda nawe mu gitsina gore uko bigenda wuririyeho ariko hari abagore babicurika ugasanga ahubwo nabo babaye mastermind y'urukundo rero ntabwo aba ari byo
iyo umugabo akweretse urukundo nawe urarumusubiza kuko abagabo nibo bagomba gutera intambwe bwa mbere niyo mpamvu muri iki gihe cya Saint Valentin burya ntabwo ari umukobwa ugomba kushyuha ngo byoruganiza ashyuha oya reka umugabo bari gutangiza bene ibyo bintu reka umugabo ari gutangiza buri gikorwa kijyanye n'urukundo rwanyu niba ari uko muri gutegura reka bari ubitangiza nawe utanga inyunganizi niba ari gutegura ibya Saint Valentin reka umugabo bari gutangiza mu gihe ntacyo yavuze ugomba kumwihorera kuko icyo gihe iyo ugafatisha ingano itari yo bita biba bibi bituma nkaho utangiye kudomina wa mugabo bikagaragara nabi ese Saint Valentin ibaye mu gihe ukunda cyangwa wakunze yarakunze abandi ushobora kujya kumuhurura byo ngo hari umukinnyi ngo yakundaga kuko inkuru z'urukundo iki gitondora hano uyu munsi ndavuga ku rukundo mushumba Baba hari umuntu uri kubwira Jotene wapi wabona ikise nashatse kubigerageza nsanga igihe nikiragera nsanga bisaba ibishoro ubu kuri Saint Valentin rwose Saint Valentin uri wigunze nari nigunze mvuga ati ngo wose nabigenza nawe twari dukomeje hari umugabo w'umukinnyi we ngo yakundaga yari afite undi mugabo ahita amushyira ururabyo ariko rero reka mushireka kuko iki kintu turi hano abakunzi bacu rega muduhere mutumenyere mu bibwiriza mujye mureka tuze tunaganira kuko hari abantu bazi hano twindi turabashumba hari abantu bamenyere ngo bashumba n'abantu bagenda bameze gutya ngo bashumba ngo ntibaganira ngo bashumba ngo ntibagira gute n'ibiganiro hari umuntu byungura ukeneye no kwishima no guseka nkuko tuba turi guseka no guseka no umuti buryo wari ubizi muco cyane umunyarwanda ajya avuga ngo kunda ukunda kuko ukunda akunda abandi ukantu ujye gukumva hari igihe rimwe na rimwe wirukanka ku muntu kandi uwo muntu uri kwirukankaho nawe akunda abandi ikintu cy'urukundo mushumba ukuntu nakibonye nta forumire kigira ati kuki nta forumire kigira uzi ko ushobora kuba umwuka wari ubivuze ngo umugabo wari afite umuntu akunda ariko afite undi mugabo we bamushyira ururabo ikibazo rero kiri mu mitima y'abantu nuko uwo mubyeyi ashobora kwakira ururabo ruturutse ku mugabo wundi ugasanga intambara irarose kandi ukuntu nabonye ukuntu urukundo rumera urukundo ntabwo avuga ngo hamwe icyumba kimwe niko ukuntu maze kubibona aho mariye gukura urukundo ntabwo avuga ngo ni icyumba kimwe kiri aho ngaho cya shambura imwe ku buryo uvuga ngo hajyamo umuntu umwe gusa oya nabonye urukundo Imana yashyize mu bantu ntazi ukuntu rumeze ushobora gukunda abantu barenze 3 4 5 ariko ukabakunda mu byiciro byabo kuko twe tuvuga hano ko hari amoko 3 y'inkundo l'amour érotique l'amour agape et amour filial twavuze amoko 3 y'inkundo hari urukundo rwa kivandimwe urukundo runo ruganisha ku mubano w'abashakanye n'urukundo rwo gukunda materiel ibintu biri aho ngaho rero hari igihe umuntu akunda umuntu urukundo rwa kivandimwe uzi ko hari abantu bafite inshuti zirengeje no kuba ari inshuti ahubwo ari n'abavandimwe kandi batavukana ku buryo uwo muntu abakurutira umuvandimwe rwose amour filial abakurutira abavandimwe rero ibintu bijyanye n'urukundo biremewe we guha umuntu ikintu mu gihe wumva umukunda kandi abantu bajye babwira abantu ko babakunda bakiriho hari umufaransa wabiririmbye arayirimbira avuga ngo il faut dire je t'aime à tout ce qu'on aime tant qu'ils sont vivants ku buryo umugore w'undi mugabo wamubwira ngo akira ururabo rwa egisi cyangwa urw'ugukunda ariko busho uretse ko abantu turemereza ibintu tukabishyira mu mwanya bitarimo uhereza umuntu impano bitwaye bitwaye kire ariko hari abantu batanga impano zishorewe n'ibindi ariko umugabo we yavuze ati nge nakwikundiraga akira kuko n'ubundi afite nawe undi mugore ati n'uwo mugore wundi nawe amuhurura byo wiwe babanaga gusa kubera ko abanyarwanda dufite ukuntu duteye hari igihe tuvuga atari ku rurabo rusakurikirwa ari iki kandi ururabo nyine ikimenyetso cyiza ni ikimenyetso cy'urukundo ariko niba bataraguha ururabo kuri Saint Valentin ntuvuge ko sheri batagukunda ariko mushurika nkumuteze kuri aka kantu uzi ko hari abagabo batagira amarangamutima abagabo batazi gukunda pe hari igihe umuntu aba afite urukundo ariko nta mafaranga afite biragoye ko umuntu udafite amafaranga agira amarangamutima iki kiganiro muze hano hafi nimutaragateye mutubwire hari igihe umuntu agira urukundo kubera ko nta mafaranga afite narushyiremo amarangamutima kugira ngo atazababara none se mushu ko hari abafite amafaranga ariko batagira urukundo abo ngabo basaba kwigishwa bamaze igihe bayashaka reka mubwire kuri iki kintu hari abantu n'ukuri ndi umushumba aganira n'abantu benshi babyeyi cyane cyane abamama cyane cyane nibo nkunda guhura nabo bakambwira ati rwose umugabo wanjye ukuntu tubanye wagira ngo turi inyamaswa zibereye aho twigeze tuvuga ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'itangira igice cya mbere tuvuga ko Imana imaze kurema ingobyi yakizemo Adamu n'umugabo imuha inshingano ebyiri kurinda ingobyi no kuyihingira kuyihingira no gushaka ibitunga urugo kuyirinda no kurinda ibirimo umugore abana ukarinda n'amarangamutima yabo uyu munsi wa none hari abagabo benshi bafite ingo zibishye kubera ko batazi kubwira abagore baba amagambo meza kuko Bibiliya itwereka ko mu gice cya 2 noneho tubwira ko Imana imaze kurema uriya mugore ijambo rya mbere Eva yumvishe niryo rivuye mu kanwa k'umugabo we
karako mu mara yanjye imitoma myinshi hafa nzagukunda isi nzagukora iki nzagukunda abanzi baganye urubuki urugikakarubamba byose noneho ayo magambo rero kubera ko organe de sens ikora ku bagore ni amatwi niyo mpamvu umugore ushobora kumubeshya ukamutera imitoma uri kumubeshya musho ukabavana hano mu Rwanda ukamugeza na Zambia kubera ko abagore twebwe ikintu cya mbere kije mu matwi twebwe nicyo gishobora kwafegita ubuzima bwacu abagabo nabo bakareba buriya urupfu rw'abagabo ruhereye mu maso bari babona umuntu atambutse umugabo agaheguza gutya ku buryo niba atwaye n'imodoka ashaka kwikubita muri borudire urupfu rw'abagabo rurihe amaso yanyu niho urupfu rwanyu ruzingiye abagore natwe ni amatwi niyo mpamvu kutegera umuntu amatwi iyo akubwira amagambo maba gukomeretsa umva ahita agenda akikonegita ku mutima ku bwonko ku buryo wa mugabo agenda kuvamo buhoro buhoro rero hari abagabo mushumba batagira ukuntu nk'uko twabivuze mushu ntabwo urukundo rusaba ibintu byinshi ntabwo rusaba ibintu byinshi mu bushobozi bwawe nyamara wakwerekwa umuntu mukundana ko umukunda wanagura urutoryi hariya mu kabande kabimuzanira ukayunga atakira rwose oya se mushu reka mbisetse ahubwo ibibaza kuri Saint Valentin abantu bafite abakunzi n'abagore n'abagabo babana kuri ubwo buzi ibihumbi 10 byo kujya kugura ururabo ubure no gusoroma nizo mu gihuru uzi zitwaje nk'uko ndi gusoroma kuri iyi myembe uzi byitwaje urumva ufate mu ntoki uze kuri Saint Valentin ubwire umugore wawe ati mugore mwiza mama w'abana rwose nanjye urimo urabona gutegure kuri Saint Valentin umugore waseka agatembagara ako kantu mukanafata ifoto bamwe ngo abagore ngo ntibashimishwa na ziriya ndabo ngo ntibashimishwa na ziriya mama ngo ahubwo ngo bashimishwa n'agafoto nyaboneka jya umpamagara mbafate niko bimeze abagore bose benshi ni photogenique bakunda amafoto kuko mva nkubwire abantu bagiye biga gukora udushya mu rukundo nta formule mu gukunda nta formule bibamo ni ibintu byiza na kuko ubukunda umuntu ugenda ukora utuntu twinshi tugiye dutandukanye kuki wagiye gukora innovation ubu koko kuri Saint Valentin ufata akakarabo ukagashyira umugore wawe akakarabo mushu si keza reba akarabo nkoze ndicaye imbere mu isegonda mu ndebere mu isegonda ndicaye imbere ubu nakuvuga se uyu mugabo wanjye nto yakoze iki ateranyaho n'agatuku ni wawe washyiraho n'agatuku hariya mu gihuru ugashyiraho n'akandi k'icyatsi n'akabiswi ka veni wagize ati umugore wanjye nkunda mona muru mone tware Marimeri de machambre gore rwose none rero akariko karabo kuri umunsi wa Saint Valentin naguteguriye urumva noneho uyu mugore nta n'ibindi bintu ahubwo arishima abagore buriya twebwe dushimishwa n'utuntu tw'amafuti urukundo rwangizwa n'akantu k'amafuti kandi rukuzwa n'akantu k'amafuti ubura n'ibintu koko ubura n'ibihuru ubwiza ukuri kandi aziciye mu masegonda ahubwo nigeze mpaguruka hano ukuntu musaka bouquet de fleurs keza mu isegonda imwe kandi ururabo rwitwa ururabyo bitewe n'ibyatsi wakubye ibyatsi byose ni ururabyo koko wa mugabo nkurikiye ubu koko ubure no kwahira ibyatsi ubona kwahira ibyatsi ngo uhereze umukunzi wawe nubwo wanamusetsa gusa burya mu rugo haba utuntu twishi dushaka gutuma abantu bahora bagira ubuzima bwiza kandi bitanagoye wari kugenda ukagura n'ibombo ukagura iki ukamwereka ko umukunda ariko rero bisaba no kuba mubona abanyena mbere ko ntabwo waba warabaje umutima w'umuntu mubana ururangiza uzana ibyatsi reka mushumba rero abantu nibige kongera kugira urukundo mu miryango kubera ko Imana yacu ni urukundo ubona Saint Valentin igeze akirakaza cyane abasore batarashaka ntabwo faranga bifa hari abasore batarashaka bageze kuri Saint Valentin barirakaza uhita wirakaza hari n'abashaka kwishwanishwa na basheri babo kugira batazagira ibintu babaka ariko buriya musho hari n'abakobwa bafata umwanzuro wo kwanga abasore bakundana ati nibaba babitayeho hakabaho n'amakoti y'abamwe na bamwe koti zibatuma nimba bataraguhaye impano ati mu bishinga umenye yuko yayihaye undi kuba ataraguhaye yayihaye undi kandi ari umukene nyine realite ntabwo nayemera kubera ko ntabwo Saint Valentin ikikwereka ko umuntu agukunda ntabwo ari uko aguha izo mpano azifite yaziguha ariko n'abafite ubushobozi ariko mushureka nkwereke mu bushobozi ufite buri muntu wese nkurikiye hano ntabwo wabura ikintu uhereza umuntu ukunda ubu wabura n'ibombo y'ijana kuko bwatishe uyu munsi rero kuri Saint Valentin ariko abagabo bari hano bagomba kwiga n'ukuntu batereka ese ushaka tubigisha ukuntu batereka turi abagore ushobora kureba ukabona uwo munsi nta kintu uriho ukavuga ati uyu munsi rero dukora nta kintu uriho akugira umukunzi wanjye uyu munsi yirirwa babaye reka uyu munsi fate fanta ebyiri afate na biswi ishyire mu gakapu mubwira nti uyu munsi ndumva dushaka kujya gutembera noneho reka ibintu byo kujya mu tubari tubyihorere tujye kwirebera tujye ahantu dutembere ku musozi noneho utu tuntu tunakeraho kandi twakuzaga urukundo mugaterera mukajya nko kuriya musozi mu ishyamba mukagenda muganira mwagerayo mukicara mu twatsi mukavuga mukifotoza na ka gafanta na ka kabiswi mugataha mwimereye neza urabona n'umwembe hafi aho ukamumanurira icyo gihe nyamara ushobora kugira ibihe byiza kurenza uko wamukwepa
kurenza uko wavuga ngo urakuraho telefone, kurenza uko wabeshya ngo ndarwaye narembye, kurenza uko navuga ngo murugo twagize ibibazo ngo uyu munsi simboneka wihangane. Gusa ngiye mushumbiri atariki nyine nyigiraho igikomere. Urabizi ko atariki ari nashingiweho. Ngiye nyigiraho igikomere. Uburyo uwo munsi ugeze uretse ko Imana yagiye inyomora buhoro wenda ibintu bigenda biza, ntabwo nyumva umutima wanjye ndemerewe cyane. Kuko wabizi ko abantu bankurikiye ubuhamya bwanjye narabutanze hano. Narabutanze. Buriya kiriya gikomere gituruka kuri Saint Valentin. Kuko naho narashingiwe. Ukomeje aho ngaho rero ari huri. Hari abantu benshi numvisha bati Saint Valentin abanyamwuka kandi n'abanyabwenge ngo niwo munsi mubi buriya mu mateka mubi w'abantu bakundana, ngo ni naho buriya itangiriro ryo kurangira k'urukundo rwa bamwe ngo rugenda rurangirira iyo badakomeyemo neza. Cyane cyane ngo mu baryamanye, ngo iyo wibeshye ukaryamana n'umuntu kuri Saint Valentin ngo uwo mwaka ngo arigiye muba mutakiri kumwe ngo undi mwakuje ukayikorana n'undi. Iyo rero ishobora kubayo kubera kuri ya munsi hashobora kumanuka n'ikindi kirere kibi mu buryo bw'umwuka, noneho abadayimoni bakamanukira ku bantu bakabereka ko uwo munsi n'ibintu byacitse ari umunsi w'urukundo. Noneho abasore bakabwira abakobwa ati uyu munsi nutanyereka urukundo rwose ubu ntacyo twavugana uburanyanga rwose, ibintu bigacika. Rero muri ibyo bihe hari abantu bashwaniramo, bamwe bakaba batana kubera ko banze kuryamana ngo Saint Valentin ngo kuki bitabaye, kuki bitagize gute. Hari n'ababikora bikarangira ibyo bakoze bibashwanishije. Hari n'amafamiye menshi ahura n'ibibazo kuko umugabo ashobora kumuba abana atamukundaga akajya kuri wa wundi yakundaga ku ruhande. Urumva uriya munsi habaho ibintu bibi byinshi, ubu ndetse tunitega ingaruka zabyo. Ubuzi ko ubu ngubu hari abantu baheruka kubwirwa neza kuri uwo munsi wa Valentin. Hari abantu badaheruka ijambo ryiza rituruka ku bakunzi babo kubera ikirere cy'uriya munsi. Kiriya kirere cy'uriya munsi rero iyo uri umuntu udafite ubwenge ngo ugikontorore ukoreraho amakosa menshi, ashobora no kukwangiza no mu minsi yindi ikurikiyeho. Kubera ko abadayimoni baba bagendagenda n'abamarayika baba bagendagenda, ariko hari abantu b'abanyantege nkeya Satani ashobora kwinjirira kuri ya munsi ugasanga urukundo rwabo ruratobamye. Ibyo natangiye nkubwira ngo amour ntabwo ari umunsi umwe. Amour n'est pas d'un jour mais pour toujours. N'urwo rukundo nejo mwakomeza nejo bundi mwakomeza. Ariko rye Satani yuririra kwa kiriya kintu cyuko ari ibintu biri public ugasanga Satani yateguye imitego myinshi yo kuza no guitarimbura ki rwa rukundo rwanyu. Ndabo zanjye mu kiganiro ndazigumana. Urazigumana. Ndabo zanjye nta muntu ushaka indabo hano zivuye mu biganza bya Pastor Zinera. Mumbwire. Yiyandike. Muntu ushaka indabo. Yiyandike. Hanyuma rero ngo habaho n'umunsi uwo munsi. Nibwo abakobwa benshi bakuramo inda bakoresheje utunini, abandi bakazikuramo zikanga kuvamo. Niki wabwira umuntu wayikuyemo? Umuntu wayikuyemo. Umuntu wayikuyemo ikanga kuvamo. Ikintu namubwira cyo nuko buriya hari abana benshi bariho muri iyi minsi ya none bavutse nkuko twe tubyigisha muri deliverance, bavutse atari ko abyeyi babo bashakaga. Nano mpamvu burya biye tuvuga ngo umuntu agomba kwibohora ku bintu byose byakozwe mama wamutwite. Kubera ko wagutwita hari abantu batwita bafashwe ku ngufu, hari abandi batwita n'ibyo atagushaka kakakukuramo ukanga kuvamo, hari n'abandi batwitira muri onapo kandi urumva nyine bashaka kudasama bikarangira kubyaye. Kintu nabwira abantu bagakoye n'inda zikanga kuvamo, first of all wakoze ibyaha bibiri, urasambana kandi Imana yanga usambanya urunuko. Kabiri ushaka kwica, imbere y'Imana ufite urubanza rubiri. None umuntu w'Imana ushatse kwica ntavuyemo, uwo mwana umunsi azavuka hari umwuka mubi uzamuzamukana kuko utamushakaga mbere na mbere. Kubera ko umwana yari munda basangiye ubuzima na mama we, ubuzima bwose umwana ari azakura nyuma akabamo burya abuturutsa kuri mama we. Nigeze nkora ikiganiro ndababwira ngo hari ibintu 9 umwana wese avukana ariko akomora kuri mama we adakomora kuri papa we. Naje gikoze icyo kiganiro. Hari ibintu byinshi abana tugiye dufite 80% dukomora kuri ba mama, tudakomora kuri ba papa uko ababyeyi baba mama nibo bana umwana igihe kinini mu nda amezi 9. Rero umuntu washatse gukuramo inda kagakuvamo, ubu hari nabazi twise ubu ngubu mu minsi imbere bajya kugura amateste de grossesse, amafarumasi ahubwo yitegura ko Saint Valentin yabaye kuri 14 nusomuro 21. Urumva ibyumweru bibiri umuntu usamo bagakwiye kubundi irimo. Rero bategereza ku kwezi gushire ubundi amateste de grossesse ku mafarumasi abari kuyagura ari benshi. Rero rwose abantu mwamwarahuye n'iki kibazo mwibuke neza ko kwicara icyaha. Gusambana ni icyaha ugeretseho no kwica. Ibintu ntabwo bizarangirira hano gusa. Hari umuntu wafata indi ubuzima bubi, abantu baranseka, abantu barambona, barabona ko nakoze ibi nibi, ariko sura kwinyishisho ry'umuntu wibagirwa ry'Imana ibari kukureba. Ni ikibazo gikomeye. Hari abantu mushumba byigeze bibaho ukabona umuntu ni umukobwa agiye akora bene utwo tuntu yagera mu rugo yashaka naho urubyaro rukanga burundu ntusubira inyuma.
ngo utekereze ngo ndi umukobwa nakoraga ibi n'ibi rero icyo gihe umenye neza ko hari igihe ibintu bizajya bigenda bigira gute bibagaruka nubwo uyu muntu tutabona ingaruka y'ibi bintu uri gukora ariko nyuma y'igihe ibintu bishobora kuba bizakugaruka rero abantu mwaguye muri iryo kosa muri gukora urukundo byarabaye ntabwo turi bubigarure ariko umenye neza ko nyuma yaho nabwo musabwa kwitwara neza kuko Imana ibiri kubareba ijisho ry'Imana ntabwo rihumbye nubwo wajya munsi y'ibuye iba ari kukureba ntugatinye amaso y'abantu rero usibwa kuko ngo ugire kuyikuramo uramutse upfuye kandi abishobora gupfa cyangwa se wenda polisi ikabiraje ikagufunga ukajya muri gereza imyaka n'imyaka rero ibyo bintu nabyo mubitekerezaho bikurikiraho kugira ngo ubashe kwirinda uwo mwana umubyaye nta muntu wakwica nta muntu wakwica, nta muntu wagutera amabuye, nta wakugira gute kugira ngo witeranye n'Imana ndetse univutse umugisha wo mu bantu. Yes, reka ngushimira Apotre kandi nibutsa abantu ko kuri Apostle Rosine hanyura inyigisho zo kubohoka, nanjye vuga ngo hanyura indabyo nyinshi inyigisho nyinshi zo kubohoka ndetse n'uburyo wakoresha imiti iturutse mu bimera benshi batatumva neza, ariko uyu munsi n'igihe nzagarukira cyose ibibazo bizakurikiraho nko ku munsi wa gatatu ndimo ndategura ibibazo nzakubaza byerekeranye nawe bwati wa muntu wacu tureba atari ko ababyumva barabohotse byagenze neza n'abatanga buhamya. Nomero ya telefone 82 0788 94 24 14. Yego dore n'uyu ni umuti mushumba biba by'imyenda nabyigishijeho umuntu arabishyira mu mazi ashyushye byamara gutogota y'amazi ukayakuramo ukayisukaho ukuraho imyaku n'imikoshi. Yego aha bakoze mushumba rero Imana bibabera uko babyize babyifuza. Amen.